natwe abanyamuryango tubigiramo uruhare kubera yuko nitwe twemeza ibyangombwa by'abanyamuryango. Bakambaza se Habibu, uyu muntu urabona iyi ndangamuntu ye ari inyarwanda, nanjye koko nkabyemeza. Aya application azakorana n'umushinga wa P-Network mu gihe cya Open Mainnet arimo yubakwa, murabizi yuko n'ubundi 90% yubakwa n'abapioneer. No mupioneer mugenzi wawe wubaka iri application nawe abaro mu miner. Bivuze ngo rero P-Network yahubwo aba ba nyir'umuryango bo bafitemo uruhare runini cyane no kurenza urwa Coateam. Kubera cyambere nge wenda nashinja Coateam nuko habaye ikintu cyo kuvuga ngo bakoze limit ku bantu bamwe bahawe KYC, abandi ntibayibonye, abandi babonye migration, abandi ntibayibonye, bityo nyine bigateza umwiryane kumva ko Coateam itonesha, kumva ko Coateam ifite abantu bamwe yitaho abandi ntibiteho, bitewe nuko tekereza umuntu wari ufite payi 1000 mu gihe cya Open Network yabonyemo ibihumbi birenga 2 by'amadolari, miliyoni zikaba hafi 3. Uwo muntu no kumubwira ngo P-Network ni scam ntabwo mwabyumva kimwe. None kuzana uwundi muntu binjiye rimwe mu mushinga, ahanini amurusha na P nyinshi, ahanini yarinjije n'abantu benshi muri uyu mushinga kugeza iki gihe akaba atari yabona KYC, cyangwa se akaba yarabonye KYC ariko yarimwe migration. Uyu nguyu kumubwira ko P-Network ari scam arabyumva nuko uyu mushinga wacu wa P-Network umaze igihe kirekire bamwe batangiye no kuwita scam. Ese kuko birashoboka umushinga wa P-Network ni scam? P-Network byashoboka ko yaba yarasikamye abantu. Ikaze mu kiganiro nge mugiye kubana, nitwa Habibu. Niba ari bwo bwa mbere umbonye ntugende udakoze subscribe kuri Habibu Crypto, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro. Ubundi kugira ngo scam ibeho cyangwa se umushinga ube scam, hari ibintu by'ingenzi cyangwa se hari amarenga umushinga uba waciye, bityo bikagaragara yuko nyine uwo mushinga ari scam. Icyambere, umushinga uba scam iyo wijeje abanyamuryango bayo ibitangaza. Ese koko P-Network yijeje abanyamuryango ibitangaza birangira bitabaye? Icyo nicyo kintu cyambere kigaragaza umushinga uri scam, wizeza nyine abanyamuryango babo cyangwa se abanyamuryango bayo ibitangaza, nyamara umushinga ubizi neza, ba nyiri umushinga bazi neza yuko ibyo bitangaza basezeranyije abanyamuryango babo batazigera babisohoza. Ikindi cya kabiri kiranga umushinga uri scam nuko ahanini usaba abanyamuryango bawo amafaranga bashora nyine muri uwo mushinga, ahanini ugazasanga ibyo babahaye ntibingana n'agaciro k'amafaranga bashoyemo, cyangwa se ugasanga umuntu umwe akuruye abantu 100, abantu 200 kujya muri uwo mushinga, ugasanga we ibyo yatanze muri uwo mushinga mu buryo bw'amafaranga biragarutse, ariko ugasanga ba bantu 50 bose yakuruye ibyo bashoyemo muri wa mushinga ntibigarutse. Ngira ngo murimo murabyumva neza. Iyo nayo ni impamvu ya kabiri igaragaza umushinga wa nako umushinga uri scam. Ubwo nawe wamaze kumenya niba P-Network nayo ari uko bimeze. Niba P-Network yarigeze igukora ibyo bintu nyine, ubwo tayari nyine nawe menya ko umushinga wa P-Network ari scam. Ikindi kintu nanone kiranga umushinga uri scam, ndetse ni nacyo kintu kibi cyane, ni nacyo kintu kigoye kwakira mu bijyanye n'aya mafaranga koranabuhanga. Iyo uyu mushinga udafite uburyo ki bwo kuba waganiriza abanyamuryango bawo, byaba biciye kuri social media, byaba biciye ku imbona nkubone, bimwe mu bibazo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi nyine bw'uwo mushinga, ibyo nabyo icyo ni ikintu kibi cyane, kubera yuko ahanini niyo bibaye ngombwa ko uhura n'ikibazo nyine ntubufiteho aho ubariza. Bivuze ngo ba nyiri umushinga nibo bafite control y'ibintu byose, ntago bajya baha amahirwe abanyamuryango babo, cyangwa se ntago bajya baha amahirwe abahisemo nyine kujya mu mushinga umwanya wo kuba nabo batanga ibitekerezo, cyangwa se hari ibikorwa bimwe na bimwe
bakora muri uwo mushinga, bityo nyine bigatuma iyo kampani runaka cyangwa se uwo mushinga uba ufite uburenganzira bwose 100% bwo gukontorora ibintu byose, akaba ari naho nyine ishobora gupanga kwiba abanyamuryango bayo, ntihazagira umuntu umenya uko byagenze. Kwimana amakuru murabizi no mu buzima busanzwe ni ibintu bibi cyane, byangiriza ibintu byinshi, nyine nta cyizere. Icyo kintu rero nacyo kiri mu bintu bigaragaza umushinga uri scam. Ese koko P-Network nayo ntabwo ifite uburyo ki iganira n'abanyamuryango bayo, haba binyuze muri social media cyangwa se mu bindi bikorwa by'uyu mushinga, ku buryo abanyamuryango bakibonamo? Ikintu cya mbere nakubwira nuko P-Network ntabwo ari scam. Nongere bisubiremo, niba ari nako wanabitekerezaga, ntabwo ari scam, kubera yuko ndatekereza nta hantu na hamwe wigeze ushora amafaranga muri uyu mushinga wa P-Network, usibye kuba wenda wagura megabyte kugira ngo nyine umayininge. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe n'ubuzima bwa buri munsi. N'ubundi izo megabyte wazigura ugiye kuri Facebook, wazigura ugiye kuri social media zitandukanye. Ndakeka aho ngaho nta gihombo kirimo. Core Team cyangwa se P-Network ifite uburyo ki bwo gukora KYC, ukayikora nta kiguzi na kimwe baguciye, ahubwo yo ikaba ifite uburenganzira nyine bwo kugenzura KYC yawe, yo kugenzura ibyangombwa byawe watanze niba koko byuzuye, yarangiza nyine ikakuvalida cyangwa se bakaguha approved ko nyine wabaye KYC. Icyo ni icyerekana ko P-Network ntabwo ari scam, kuko nta muntu yari yarya amafaranga. Ikindi mu bijyanye no kuba P-Network ituma abanyamuryango bayo bayisanisha nayo mu bikorwa bimwe na bimwe, murabizi nk'ubu abapiyoniya benshi turi abavalidator. Niba warapurayinze kuba umuvalidator, urabizi neza yuko izi KYC kugira ngo zemerwe natwe abanyamuryango tubigiramo uruhare, kubera yuko nitwe twemeza ibyangombwa by'abanyamuryango. Bakambaza se Habibu, uyu muntu urabona iyi ndangamuntu ye ari inyarwanda, nanjye koko nkabyemeze. Se urabona iri zina ry'uyu muntu yatanze mu byangombwa rihura n'izina riri mu mushinga wa P-Network yakoresheje yiyandikisha, ukabyemeza. Murumva yuko rero abapiyoniya natwe tuba dufite uruhare runini muri uyu mushinga. Murabizi usibye n'ibyo ngibyo no kugira ngo aya application azakorana n'umushinga wa P-Network mu gihe cya Open Mainnet harimo yubakwa, murabizi yuko n'ubundi 90% yubakwa n'abapiyoniya. No mu piyoniya mugenzi wawe wubaka iri application nawe aba ari mu miner. Bivuze ngo rero P-Network yahubwo aba ba nyir'umuryango bo bafitemo uruhare runini cyane no kurenza urwa Core Team, kubera yuko nyine nibo ba nyine amafaranga, nibo bari gutegura ahazaza h'uyu mushinga. Ahubwo byagenze bite kugira ngo twisanga aha hantu, twisange P-Network abantu bamaze kuyishyira mu gice cya scam? Dore ikintu cyabiteye nuko uyu mushinga ni muremure, n'umushinga w'igihe kirekire, n'umushinga umaze imyaka myinshi. Nawe murabyumva, kuva muri 2019 kuzamuka kugeza mu mwaka 2025, imyaka 6 ntabwo ari mike. Umushinga wubakwa, abantu baragiyemo bazi ngo bari buhite babona amafaranga byihuse, imyaka 6 ikabishize nta kintu bari babona. Abo bantu rero nibo bavuga yuko uyu mushinga ari scam, kubera yuko nyine nta kintu bari bakura. Kandi urundi ruhande rumwe wabumva, usibye ko n'urundi nyine utabumva. Icya mbere nge wenda nashinja Core Team nuko habaye ikintu cyo kuvuga ngo bakoze limit ku bantu. Bamwe bahawe KYC, abandi ntibayibonye, abandi babonye migration, abandi ntibayibonye. Bityo nyine bigateza umwiryane, kumva ko Core Team itonesha, kumva ko Core Team ifite abantu bamwe yitaho abandi ntibiteho, bitewe nuko mu gihe cya Open Network abantu bari bafite payi zabo kuri available balance bakoreye migration. Ndakeka uwo muntu utamubwira ngo P-Network ni scam, kubera yuko bakuyemo amafaranga afatika kandi barayabona. Mutekereza umuntu wari ufite payi 1000 mu gihe cya Open Network yabonyemo ibihumbi birenga 2 by'amadolari, miliyoni zikabakaba hafi 3. Uwo muntu rero kumubwira ngo P-Network ni scam ntabwo mwabyumva kimwe. Nanone kuzana uwundi muntu binjiye rimwe mu mushinga, aha ni namurusha na
nyinshi, ahanini yarinjije n'abantu benshi muri uyu mushinga kugeza iki gihe akaba atari yabona KYC, cyangwa se akaba yarabonye KYC ariko yarimwe migration. Uyu nguyu kumubwira ko P-Network ari scam arabyumva cyane, ndetse yanaguha n'ibihamya yuko P-Network ari scam. Ariko ibihamya uyu muntu yatanga ibihamya yuko P-Network kuva yayijyamo nta mafaranga yari yamuha, ariko nanone ntiyavuga ko P-Network hari amafaranga yamwatse, hari amafaranga yamutwaye. Nizere yuko rero izi sawa umaze kumenya igice P-Network irimo. P-Network ntabwo ari scam nk'uko abantu babivuga. Wenda ikintu P-Network yakoze cyababaje abanyamuryango ni uko yatinze kuba nk'uko abantu babitekerezaga, ni uko yatinze kugera ku ntego zayo no ku nzozi zayo, ariko ntabwo ari uko ari scam. Kandi bamwe barariye nyine, abandi ntibari barya, ari nacyo cyateje umwiryane. Ariko humura wibabazwa nuko mugenzi wawe yabonye migration open network ikaba kagurisha payizi we akarya bikarangira. Nawe hari umunsi uzarya nyamara akurebera, kubera yuko ndakeka abantu bose babonye migration imbere nta kintu bifite kuri balance zabo. Nawe rero igihe cyawe nikigerwaho bazavuga ati nyamara burya iyo tumenya payi zacu ituzirye. Nicyo narinje kubabwira yuko P-Network atari scam. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko wamaze gukanda subscribe, nizere yuko tugiye kujya tubana mu biganiro byanjye bya buri munsi. Iyi ni Habibu Crypto, reka mwese mbasuhuze mbabwire ngo nyagasani abandi mu cyoroshye tuzahura utaha.